Sasa rero nk'uko mubizi niba utarakora subscribe kuri Kate Live, iki nicyo gihe cyiza cyo gukora subscribe. Umunsi umwe rero urukwavu rwari rurimo mu ishyamba rwitemberera, rugiye kubona rubona igisiga kije hejuru yarwo cyirukanka cyane. Kugira ngo rwirengere ruhungira mu isenga nini cyane aho rwabonaga ko rushobora kugirira ubuzima. Maze rumaze kuhagira ruhasanga izindi nzoka za kobra nini cyane rutari rwarigeze kubona. Maze uravuga ruti rero ngiye n'ubundi nzi kwiruka, reka ngerageze ndebe ukuntu nasigaza ino nzoka. Maze urukwavu mu kugerageza kwirukanka rutangira kwirukanka rusiganwa n'inzoka ziri muri iryo senga. Mu rugendo rutari rworoshye urukwavu rwakomeje kwirukanka rugira ngo byibura rurebe ko rwahungira ahantu zari zitari. Maze rwigiye imbere gatoya rusanga noneho aho ruvuye rusa nkaho ariho hari heza ugereranyije n'aho rugiye, kuko hari inzoka nyinshi ndetse ziteye ubwoba. Mu kwitegereza neza urukwavu rwasanze muri iryo senga wagira ngo niho inzoka zose zo mu isi ziteranira. Maze rutangira kubara uburyo rugiye kuvamo hano hantu kandi nta nzoka iruriye. Maze urukwavu kubera ko rwumvaga ko ruzi kwiruka, rwatangiye gukoresha ya mayeri yarwo yo kugira ngo rubashe kwiruka maze rusige za nzoka zose. Harimo ibiyoka binini cyane bya kobra ndetse harimo n'ibindi biyoka bifite amazina menshi utabasha no gusobanura. Maze inzoka zatangiye kurututa zose uko zari ziri muri iryo senga, maze urukwavu narwo rutangira gucika kibuno mpamaguru. Mu kanya nk'ako guhumbya inzoka zose zagize inama ziravuga ziti noneho twabonye icyo kurya, ntabwo kigomba kuducika. Maze izari ziri imbere n'izari ziri inyuma zose zitangira kugenda zirutangatanga kugira ngo zirufatiremo hagati. Urukwavu kubera ko rwari ruzi gusimbuka cyane rwigira inama yo kuzamuka umusozi rudakomeje inzira kugira ngo byibura rurebe ko rwazamuka hejuru maze rukarokoka zino nzoka. Mu by'umwaku runo rukwavu rwashatse kuzamuka ariko biranga, maze rwiyemeza gukomeza imbere kuko rwabonaga ariho rushobora gukirira. Maze rutangira kujya rugenda ruzamuka hejuru aho inzoka zitari. Rugeze imbere gato rusanga hari indi nzoka noneho ifite n'amatwi yarwiteguye ku buryo rutari bubashe kuyicika. Maze rwigira inama yo kugenda ruhendagura amabuye kugira ngo byibura inzoka niticwa n'amabuye yicwe no gutinya ko ayo mabuye ashobora kuyica. Maze inzoka zirakomeza zirayituta, urukwavu narwo ntirwacika intege, rutangira kwigira inama yo kuba rwanyura munsi y'amabuye kugira ngo rurebe ko rwacika za nzoka. Inzoka zari nyinshi kandi zose zari zifite ubukazi n'ubukana ku buryo urukwavu rutashoboraga kuzicika. Mu mwanya muto urukwavu rwatangiye kubona ko nirukomeza kwirukanka rubashe kugera hanze, maze rukaba rwarokoka zino nzoka. Iri senga ryari isenga ry'inzoka gusa kuko nta yindi nyamaswa n'imwe yabagamo usibye kano gakwavu kari kayobeyemo, kandi kari kayobeye ahantu habi cyane. Uru rukwavu rwajemo hano ruzi ko ariho hantu ruje gukirira, ariko rwasanze ariho hantu ahubwo ho gupfira. Maze urukwavu rukomeza imbere gatoya ruzi ko byibura rugiye kugera ahantu za nzoka zitari. Maze ruratekereza ruravuga ruti rero n'ubundi ndabona namaze kunanirwa, reka nze nigira inama yo gutangira gusimbuka ndebe ko zino nzoka nazicika. Inzoka zari nyinshi cyane ndetse nta n'impuhwe zari zifite, aho zose zari ziri zatekerezaga ko icyo cyari cyo kurya cyari kizanye mu isenga. Mu isenga ryari iry'amabuye gusa ndetse n'ibinonko ndetse n'amasarabwayi. Inzoka zari zo zonyine kandi zari zishonje, zashakaga guhita zifata runo rukwavu ku buryo zagombaga kurugabagabana, ndetse nta nubwo kubera ko rwari rutoya ntabwo zagombaga kuruhaza. Urukwavu rwavuze ruti rero nta yandi mahitamo, ndabona amaze kunanirwa, tayari ubu ngubu ngiye kuba ibiryo by'inzoka. Urukwavu narwo kubera amayeri menshi rugira ntabwo rwigeze rucika intege, ndetse nta nubwo rwigeze rwemera yuko inzoka zirufata ngo zibe zarurya. Rwashoboraga guhungira aho ariho hose hashoboraga gutuma rurokoka ku buryo rwagombaga kugera hanze kandi nta nzoka n'imwe irukozeho. Inzoka zose zagiye inama ziravuga ziti n'iziri ku muryango zose muzibwire, ku buryo zose zasohotseyo zitangirira ku muryango, ku buryo urukwavu rutagombaga kuharokoka, ku buryo rwagombaga kuba ari ibiryo by'inzoka uwo munsi. Maze inzoka zose zari ziri mu myobo n'izari ziri hehe zose n'izari ziri konsa zose zavuyeyo zitangirira rwa rukwavu ku muryango kugira ngo zirebe ko zafata rwa rukwavu, ako kanya zigahita zirurya. Urukwavu rwageze noneho ku mpera ruravuga ruti rero aho kugira ngo nsimbuke nikubitemo hariya hepfo mvunagurike,
ahubwo reka nze nkoresha amayeri yanjye yo kwirukanka cyane ndebe ko zino nzoka n'ubundi bukomeze kuzicika. Maze za nzoka zose aho zari ziri mu myobo nahe hose zitangira kugenda zivayo, ku buryo zose aho zari ziri zavuyeyo, urukwavu rukageraho rukabura aho rurigitira burundu, maze za nzoka zose ziraza zirarugotagota, urukwavu rubura aho runyura. Mu kanya gato cyane urukwavu rwazamutse ruguru gato, ruzi ko byibura haruguru hashobora kuba hatari inzoka, maze ruhageze nabwo rusanga hari izindi nzoka nyinshi zari zirutegereje. Bisa nkaho izi nzoka zose zo muri iri senga zari zabigiyeho inama kugira ngo zirufate, kuko aho urukwavu hose rwageraga rwasangaga inzoka zirutegereje, maze rwigira inama yo kuzenguruka umusozi kugira ngo rurebe ko byibura rwabasha kurokoka. Maze by'umwaka urukwavu rwamanutse ku gasozi, rumanuka rwitembagaza, mbega byari by'umwaku. Maze urukwavu rugeze mu nzira rurahagama, ariko nanone mu guhagama rwahagamye hejuru y'ikiyoka cyari kirutegereje, cyo bisa nkaho cyari cyarupangiye kuva kare, maze nacyo gitangira kweguka kigira ngo kize kururya.